ese ni kuki aba baturage bari kwigaragambya? Ese ni kuki polisi ibyivanzemo? ndagira ngo iyi video tuyirebane irangire kuko nanjye nyibonye muri aka kanya. urabona n'ibintu byakaze imodoka ziravuga ese ni iki meya ashobora kuba atarakoze? ndagira ngo nawe witegereze kandi umbwire niba mukarere ka rwamagana umuyobozi muri mwe n'inde ngo yigire imbere tuvugane. baturage mutuze imeya ndi hano kugira ngo ibibazo mufite bikemuke. umuyobozi muri mwe nigire imbere tubiganireho kugira ngo bikemuke. turaje kugira ngo ibibazo byanyu tubikemure. oya ntabwo tubishaka ibibazo waza kubikemura kare meya uraho tutakuzi ubonye ibintu byakomeye uje gukemura ibibazo polisi uyizanye gukora iki? ese ibi ngibi urabibona neza aba bantu uburyo bacurira amashi, urabona yuko bameze ngaho ari ibintu bari kumva cyangwa se batari kumvikanaho n'ubuyobozi. ariko bureka mbabwire mw'abantu mwe, ibi ngibi ntabwo byakigera bikemura ikibazo, ntabwo ikibazo gikemurwa n'ikindi. urareba ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi hari igihe abayobozi banga gukemura ibibazo cyangwa se batinda gukemura ibibazo, ariko ugiye kureba ushobora gusanga hari n'ibindi bibazo bashaka kugira bashaka kubanza bakemura. bityo icyo kibazo cyawe kugira ngo gikemuke si uko ugomba guteza ikindi. si uri kureba uyu mubare w'aba bantu gutyo babona, ni ukuvuga ngo bashobora kuba bameze utya, ariko ugiye ugakuramo nk'abantu 10 ku buryo bugiye butandukanye uvanamo umwe ku wundi. ushobora kubaza umuntu ati biriya bintu urimo basi urabisobanukiwe, uzi ibintu byo uri gukora ibyo ari byo? mu by'ukuri wajya kureba ukabona umuntu yabuze icyo gusubiza, ariko wamubwira ngo muze tujye kwigaragambya, ibyo bintu akabyumva cyane kurusha abandi. ni ukuvuga ngo igihugu cyacu gifite ubuvugizi ndetse gifite uburyo kiba kigomba gukemura ibibazo hatabanje kwigaragambya. nawe reba, ese gutinda gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose, gutinda kugikemura, umuti w'icyo kibazo wenda waba uyu nguyu. niba uri umunyarwanda utwandikire muri comment niba bino bintu bikwiye. ni ukuvuga ngo abanyarwanda bakabaye basobanutse, n'andi bakabaye nibura ibindi byakabaye. njye nanabibonye ndebye ino video ngira ubwoba. reka dukomeze turebe ino video irangire tuyirebane, turebe igisubizo cyabyo.
ni ukuvuga ngo ubuyobozi ubundi bushyirwaho n'abaturage, bityo rero niba bushyirwaho n'abaturage ni ukuvuga ngo mubashyiraho mubafitiye icyizere mu gihe hari ibyo batakoze neza. Rimwe na rimwe mugomba gutega amatwi mukamenya impamvu icyo kibazo kitigeze gikemuka. Ntabwo umuti ari ukwigaragambya. Noneho umva uburyo umuyobozi avuga ati ndababwira ati nimutuze basobanurire iki kibazo cyanyu cyangwa se kino kibazo mufite, mbabwira yuko byange bikunde turi gukora uko dushoboye kose ngo kibashe kuba cyakemuka. Ese abaturage barabyumva cyangwa abaturage ntabwo bari bubyumve? Kurikira unarebe. Meya, uravugisha ukuri? niko bimeze rwose mu byizere namuhamagaye ambwira ko amakamyo ari ku mipaka mu minsi mike rwose mpamvu igifumbire n'imbuto. Ahangaha meya yakomeje asobanura ababwira ati mwihangane, ni ukuri turacyagerageza uko dushoboye kose, tuzi yuko mubabaye, mu minsi mikeya ni ukuri namwe ubwanyu muzareba yuko ibintu byose byagiye mu buryo. Ati nahamagaye nyine ngira ngo mbaze uburyo bimeze, bambwira yuko imodoka nyine zigeze ku mupaka, amakamyo ageze ku mipaka, ati ibintu rero biri hafi gutungana, mwihanganye. Ese abaturage bo barabyumva cyangwa barakomeza basare gutya? Barakomeza bakora ibi ngibi? Reka turebe iyi video tuze kuyisozanya, ndakwinyenze. Meya, twakwemezwa n'iki ibyo bintu tubwira ari ukuri? Mbese byemezwa n'iki? Umva sasa kubura kominikasiyo n'ubuyobozi, umuturage n'umuyobozi ndi bari guhuza. Ate se koko nyine niba ibyo ngibyo uvuga ari ukuri, ubundi uragira ngo tubyemezwe n'iki? Ni ikihe kimenyetso wazanye? Ese ikimenyetso wazanye ni ikihe kigaragara ku buryo twabyizera? Baturage beza mu byizere rwose, amakamyo ari ku mipaka za mu minsi mike murabona ifumbire n'imbuto. Ahangaha umuyobozi akomeza ababwira ati icyo mwakora ni ukutwizera gusa, ndagira ngo mubyizere uko byagenda kose turakora uko dushoboye, nyine ibyo bibazo bize kugira ute bize gukemuka, ibyo ngibyo byo muri kubyumva, nta kintu na kimwe turi kubakinga, inguru ku yindi, ijambo ku rindi. Nyakubahwa meya, reka tuganirize abaturage, igisubizo baramba, nicyo ndakuzaniye. Ahangaha sasa reba ikibazo, ni ukuvuga ngo agiye kubyumvisha abaturage. Wumve, agiye kubyumvisha abaturage nibaramuka babyemeje nicyo gisubizo uyu mumama ari buze kuzana. Ese niba byanga biri bugende uti? Niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo video tuze kuyirebana, unarebe nibura abantu bari mu makosa cyangwa se urebe abantu bari kumva nabi. Mubiganireho ndategereje. Abaturage! Ijambo riturutse bukuru kwa meya, baratubwiye yuko ikibazo cyahabaye. Mwumve njye ntabwo nababeshya. Bavuze yuko amakamyo yari abize yaheze ku mipaka, hari imihanda yagiye icika, babura ukuntu. Ahangaha ndakeka bino bintu muri kubyumva, ni ukuvuga ngo ara ibintu nyine byagomba kuza bigahabwa abana baturage, kandi koko byari ngombwa yuko biza, ariko ndibyazira ku gihe. Ntabwo ndamenya ngo ni ibiki, nanjye nzagenda bikurikirana. Ndibyazira ku gihe ngo nicyo cyateye aba baturage kwigaragambya. Ahangaha rero nyine ngo amakamyo yarabizanye yaje guhura n'ibibazo, ndiyabasha kuhagerera ku gihe, niyo mpamvu nyine abaturage ubona basisiye bababaye. Ese kuko ni ngombwa cyangwa bakwiriye kumva? Ndibatera akaduruvayo, ariko ndi kubona abaturage batari kubyemera, baracyashaka gukomeza kwigaragambya. Ese leta irafata uwuhe mwanzuro? Reka dukomeze turebane video. Ahangaha rero ndakeka urabyumva neza, baragiye babiganiraho, baravuga ati rero niba amakamyo yaratinze nyine turabyumvishe, nubwo tutari kubyumva neza ariko reka baguhereze iminsi 3. Mbese abaturage bageze aho gutegeka ubuyobozi bishiriye, ati nimugire nyine iminsi 3 turayiguhaye, niyo tugiye kuguhereza. Ese birakunda cyangwa ndibikunda? Reka turore. Abaturage bemeye yuko bagiye kuva mu muhanda
ahangaha rero ni ukuvuga ngo nyine abaturage bari bakeneye ifumbire yo kugira ngo babashe kuba bahinga imyaka beze ntibazigere bicwa n'inzara, ariko haza ikibazo gituma iyo fumbire itabasha kuba yabageraho vuba. Ahangaha namwe murabyumvishe, uno mukecuru arabivuze, uyu mumama ukarishe cyane arabivuze ati muhawe iminsi 3 namwe nyine muzagerageza ibishoboka byose mube mumaze kutuzanira ifumbire, dukeneye guhinga. Ngibyo ibyateye imyigaragambyo imeze utya. Ese iminsi 3 ifumbire irabibonetse cyangwa se imyigaragambyo irakomeza? Icyo nagusaba no gukora subscribe ku YouTube channel yacu, warangiza ugakomeza ukirebera video. Gahunda yacu ni nziza, no kubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Reka twikomereze video. Baturage beza, nanjye rwose mbijeje ko mu minsi 3 mwabonye ifumbire n'imbuto kandi mwatangiye kujya kubihinga. Ahangaha rero umuyobozi yaravuze ati, ahangaha ni meya yaravuze ati, baturage beza dukunda kandi twemera, nyine iminsi 3 nanjye ndabyemeye yuko imbuto muzaba mwayibonye ndetse n'ifumbire mwayibonye muhita mujya kubihinga. Ntabwo twakishimira kubona kamemo mwicwa n'inzara, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni mwe mwadutoye mubikunze, bityo rero natwe reka dukora ibishoboka muri iyo minsi 3 bizabikemutse. Ese ibibazo birarangiye cyangwa ubwo nibwo bigiye gutangira? Icyo nagusaba, kora subscribe ku YouTube channel yacu. Inguru turi kuyireba ndetse byose turi kubireba ku majwi n'amashusho, byose turi kubibona. Reka dukomezanye video. Ahangaha rero abaturage barabyumvishe, bamaze kubyumva yuko nyine iminsi 3 ibyo ngibyo bizabikemutse. Noneho hari umwe mu mwabangaba bambaye imyenda y'imikara, mwabangaba bashinzwe kurwanya nyine iyi myigaragambyo, baravuze ati nyine nimuve mu nzira, nimutabikora turabafunga. Ahangaha nibwo umuriro watse, ahangaha nibwo ugiye kureba ak'umuturage ndetse na leta. Icyo nagusaba nuko wakora subscribe ku YouTube channel yacu, ibagezaho amakuru meza kandi agiye atunganye. Si ibi ngibi birababaje, ariko nyine abaturage baba bakwiriye kumva leta yabo, na leta nayo ikumva abaturage ndetse ibyo babwiwe bakabasha kuba babyemera. Reka twikomereze video. Utabikora arabafunga, abatera imyuka ijyana mu maso. Ahangaha abaturage bakimara kubwirwa yuko nibadakora ibyo babwiwe bari buze gufungwa, bahise bakaza umurego, noneho bamera nk'abantu bagiye guhangana na leta. Reba abangaba bagera kuri 4 bicaye mu muhanda hagati, hirya nga metero nga 25 hafi 30 kwa ririya poto. Ni ukuvuga ngo naho huzuye abandi bantu. Reba nawe ubwawe uri leta, abaturage bakugenjeje gutya mw'ubu buryo, ese wowe wabigenza uti? Ni ukuvuga ngo ahangaha nta muntu uba hejuru y'itegeko. Ahangaha nibwo imyigaragambyo ibisa ngaho igiye gutangira neza. Kurikira noneho wirebere ibigiye kuba muri aka kanya. Abangaba bashakaga no gutanga isomo. Ni ukuvuga ngo baravuze ati, niba abaturage nyine batumva ibyo tubabwiye, go nimugende mubakure mu nzira. Ahangaha nibwo imyigaragambyo noneho yabaye ku mugaragaro, bose babireba. Natwe iyi video ni gutya twayibonye, imyigaragambyo yari imeze nabi, namwe ubwanyu muri kubibona.
ahangaha systeme yagezeho niyo kugenda bababwira ati muvaho mbese nibave mu muhanda nyine imodoka zigira ute zitambuke. Nibwo abaturage bahise baza basanganira abashinzwe umutekano. Urumva nyine nibwo imyigaragambyo yabaye danje. Imyigaragambyo yahise iba mibi cyane kurusha uko byari bimeze mbere y'imishikirano. Ahangaha se isomo havanyemo ni iriki? Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nta rutugu rwakura ngo rusumbe ijosi. Ikindi amategeko arusha amabuye kuremera. Ni ukuvuga ngo niba ubuyobozi bubabwiye ati kino kintu rero cyaranze ntabwo kigeze kigenda neza, ariko ubu ngubu kigiye kugenda neza, nimuve mu muhanda mwere kwigaragambya, duhana amahoro kandi twubahane. Icyo ngicyo nicyo kiba kigomba kuba. Nuko nguko byagenze. Ndakeka niba warebye ino video icyo wanagusaba wakora subscribe. Na gahunda yacu y'ibintu byiza nakagaruka, ntabwo tuzahwema kubagezaho video nziza kandi ku gihe. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Naho ubutaha mu mafilime, mu makomedi, mu nyigisho zindi zigiye zitandukanye. Arega ikintu cyose kije nari ngombwa ngo kigusigira igikomere kiba kigomba kugusigira n'isomo. Ahangaha nta muturage uba ukwiriye kugwana na leta. Nyine leta nabaturage ariko ntabwo baba bakwiriye kwigwanya.